Ndabashuhuje cyane bakunzi ba Technology TV Official. Uyu munsi mbafitiye akantu keza cyane ngiye kubereka, kandi ndabizi neza yuko kari bubashimishe cyane. Niba uri mushya, kora subscribe, like and share, kandi niba warakoze subscribe ndakwinginze kora like and share, kandi urebe n'iyi video uyirangize. Reka tujye kwifashisha application yitwa setting. Niyo tugenda kwinjiramo setting. Reka nyikwereke setting yacu ni iyi ngiyi, niyo tugiye kwifashisha. Iyi ngiyi niyo igiye kudufasha izinuza zose. Reka tuzakoresha setting, ndakeka wayibonye. Tuzakanda kuri setting, tumanuke tuzamanuka tujya ahantu handitse system, ukandeho. Ujya ahantu handitse nanone, ahantu dukanze wenda reka nkakwereke niba utahabonye. Turakanda ahantu handitse system, dore ngaha. Wenda ushaka kuba utari kuhabona neza, ni hano hasi system, cyangwa uza kugira ngo binagutebuke uzajye hano hejuru hari setting. Aha ngaha hari nuza search setting, uzahita uza wandikemo system, wandikemo system. Nurangiza ushake, dore ngiyi system dufite, dore ngiyi systems. Ubwo niyo uzashaka. Hariko ikiza ni ukuza ukamanuka hasi ugashakisha yitwa system, ukamanukamo, wayikandaho ukajya muri telefone yawe ugashakisha ahantu handitseho about phone. Ubwo ni amakuru ya telefone yawe yose ahantu aherereye. Ndakeka kuri kuhabona about phone. Hasi hari Techno B1, uzahita ukandaho. Numara gukandaho uzamanuka uza ahantu, urabona yuko akambere karavuga ngo status. Aka ni akambere karavuga status. Kakabiri kakavuga ngo device name, model. Ko ni aka gatatu. Aka kane hakavuga ngo AS vision Android version. Aka kandi kagakurikiraho, ariko sinshaka kubasobanurira bwose, ahubwo ngiye kwereka ko ingenzi. Dore naka ngaka ngiye gutungaho kanditseho build number. Iyi build number niyo nshaka kugira ngo nkwereke aka kanya. Iyi build number niyo uzaza ugakandaho. Uzakandaho inshuro zingahe? 5. Wenda kwa ko ngiye mfitemo password, hazamo password. Niyo uzaba udafite password muri telefone yawe, bizahita byijyanamo ako kanya. Tukora kuri password, ubu byamaze uhita usubira inyuma, noneho ukandeho rimwe. Aha ngaha dukora ntago iyi nuza yari ihari. Numara gukora kari akantu, hano hazatazi ijambo handitseho develop options. Niyo uzahita ukandaho noneho. Numara gukandaho uzahita uza hasi. Mubwire ikintu ngiye kwerekana. Ugora nimba ufite ikibazo cy'umuriro wa telefone yawe ushiramo, uzahita uza ukanda ahantu handitse ngo system your demo mode. Uzahita ukandaho ngiyi, ndakeka kuri kuyibona aha ngaha. Ukandeho, uzahita wasanga utuntu tubiri. Utu tuntu tubiri turi kuvuga ngo, aha kamera kavuga ngo enable demo mode, yemerere. Reka dukandeho turebe. Nitugafungura, urabizi neza yuko aka ka kabiri ko hasi, aka ngaka ka kabiri ntabwo gafunguye, kwa ko ntabwo urabona yuko aka katari ukuntu aka kari umukara, ntabwo ariko aka bimeze.
ntabwo nufungura ko hejuru ako kasi nakuzaye tukemerera. Urabona ko nako hasi bise bisaba kugira ngo ngafungure. Ariko icyo ngusaba mbere yuko tuwufungura, reka mbanze mwereka aka kantu. Banza urebe hano hejuru ku muriro wacu dufitemo 64. Ndakiye kuri kuhabona hagiyemo 63. Noneho ibintu ugiye gukora ndagira ngo ubibone neza kugira ngo bitaza kukugora. Dore dufitemo 63%, ariko ngiye kwigira ibijana ku ijana. Nzakandaho nifungure, n'aka ka kabiri mite nkandaho ngafungure. Nizere ko ibintu bibaye ubibonye. Hano twari dufitemo 63%, none bibaye 100%. Nizere ko aka kantu kabonye. Reka nongeye nyifunge, irasubiramo handi aho yariri. Urabona ko iri kuri 63%, ariko uzafungura ka mbere ufungure n'aka kabiri bite bibe 100%. Iyo video nizere ko igushimishije. Kora subscribe, nizere ko aka kantu kari bukuryohere kandi kakanagushimisha. Nizere ko rero ubutaha ndaza nkakwereka imibare cyangwa kode ebyiri zatuma uforomata telefone yawe ya gatushe igihe yagiyemo password, cyangwa igihe wibagiyemo hari ibintu bimaze gutuma nyine itagenda neza nyine. Nzaza nkwereke kode ebyiri waforomatisha telefone yawe ya gatushe, kandi ndakwinginze ukore subscribe kuri ino channel. Nizere ko igushimishije, ntabwo nashatse kitinda, ariko ndabakunda cyane. Imana nikomeze ibarinde. Ciao ciao.